Muraho neza nshuti zanjye, inshuti za Shanto TV, nongeye kubasuhuza mwese aho muherereye hose. Ndabasuhuje mwese mvuga ngo muraho neza, kandi nkomeza no kubashimira uburyo mukomeje kubana nanjye. Imana ibahe umugisha. Rero nk'uko bisanzwe turimo turagenda tuganira uburyo twarinda uruhu rwacu kugira ngo rutangirika rugahura n'ibibazo, kugira ngo rukomeze kuba uruhu rwiza kandi rusa neza. Turi kuvugana ku kintu kijyanye na kreme y'izuba kugira ngo tubashe kubungabunga uruhu rwacu, dore ko n'izuba rimeze nabi kandi twabonye yuko riri mu bintu bishobora kugira gute kwica uruhu rwacu. Rero ndi hano ngo tuzagende tuganira gahoro gahoro uburyo twarurinda. Si ibyo gusa, si iby'izuba gusa, n'ibindi tuzagenda tubivuganaho kugira ngo tubashe kugira uruhu rwiza kandi rumeze neza, rutangiritse, maze rukomeze rugira itoto, yewe hehe no kongera gusaza. Rero ni karibu. Uyu munsi nongeye nabazaniye indi kreme y'izuba. Ubushize hari iyo twari twavuganyeho, narayiberetse mbabwira ko ari nziza kandi yagufasha mu buzima bwawe. Rero uyu munsi nabazaniye indi ya kabiri, nayo ngiye kubereka. Dore ni iyi ngiyi, kugira ngo murayibona mwese nuko yitwa. Rero iyi nayo iri mu bwoko bwa kreme nziza, yafasha umubiri wawe, yafasha uruhu rwawe kudahura n'ibibazo biterwa n'izuba. Iyi ubaye ufite uruhu rw'amavuta, ubaye ufite uruhu rutari urw'amavuta, ayenda rwa ruhu ruba rufite utubazo, hari uruhu ruba rufite nk'utubara ku mubiri ukuntu. Iyi rero iyo uyikoresheje ubasha kwirinda iryo zuba, ukaba wanakwirinda n'utwo tubazo tundi turi ku ruhu. Iyi kreme rero reka nongere nyibereke, ngiyi nayo iri mu kazi neza, iri gutuma uruhu rwacu narwo rudahura n'ibibazo kandi rugasa neza, rukamera neza. Iyi rero ni kreme ya kabiri. Ntabwo iyi ngiyi ari iyo kuvuga ngo ni iy'abantu bafite uruhu rw'amavuta cyangwa badafite uruhu rw'amavuta. Iyi abantu bose bayikoresha nk'uko nabibabwiye, ariko igakora cyane ku bantu. Hari abantu n'abafite utubara ku ruhu tw'umukara bidakomeye, yenda atari ukuvuga ngo ni, hari abagira amabara akomeye mu maso bitewe n'ikibazo runaka, ariko hari n'ababa bafite nk'amabara aba yaraje, yenda yaratewe n'iryo zuba cyangwa se yaratewe n'ikindi kintu kidakomeye, kitari gifite impamvu ikomeye cyane. Rero iyi kreme mberetse iragufasha wowe ufite uruhu rw'amavuta, wowe ufite uruhu rutari urw'amavuta, iyi yagufasha. Nzabereka noneho ubutaha iyo abantu bafite uruhu rw'amavuta. Hari ukuntu uba ufite uruhu rwawe, nababwiye yuko uruhu rwacu rwo mu maso rugira ubwoko bwinshi bwarwo. Hari uruhu rw'amavuta, hari uruhu rwumutse, hari uruhu ruba ruri seshi, mbese rwumagaye cyane. Icyo gihe rero uba ugomba kumenya ikintu ugomba gukoresha. Ntabwo ugomba gukoresha ikintu cyose ubonye ku ruhu rwacu kugira ngo turufate neza. Ikintu cyose ubonye uhita ukubitaho, oya, bisaba kugira ngo umenye ese iki kintu ngiye gushyiraho gihwanye n'uruhu ufite cyangwa ntabwo bihwanye, kuko ushobora kugishyiraho n'ubundi kikakwicira uruhu, kandi iyo rupfuye kongera kugira ngo wongere urugarure bigira gute, birakugora cyane. Rero tuzaza tugenda tuvugana ku tuntu duke duke dushobora kudufasha, kandi tukaba twamera neza, tukaba twagira uruhu rwiza, tukaba twarurinda rugakomeza rukagira itoto, mbese hehe no gusaza, oya. Ibintu byo gusaza rwose nukomeza gukurikira Shanto TV, hehe nabyo nicyo cyanzanye kugira ngo tugende tuganiraho ibyatugirira umumaro twese. Rero nyuma yo kubereka iyi kreme yindi ya kabiri,
hari akandi kantu tuzavugana ubutaha. Nababwiye gukoresha kremu y'izuba. Ese kremu y'izuba uyikoresha ryari? Ese uyikoresha ku zuba gusa? Ese no hatari n'izuba wayikoresha? Ese niyo ubanza ku ruhu? Ese niyo uherutsa ku ruhu? Bimera biti? Ibyo ni ibibazo tuzagenda turebanaho, bitavuze yuko nawe uramutse ufite ikindi kibazo ushobora kumbaza muri commentaire. Ni karibu rero, dukomeze tubane neza kandi dukomeze twirinde, dukomeza no kugira uruhu rwiza ruzira gusaza. Bye bye.